ikaze kuri Ezobody aho tugiye kubagezaho inkomoko y'ahantu iminsi 7 igeze icyumweru yaturutse kugira ngo ingane n'imibumbe 7. Ikaze. Abazanye igitekerezo cy'iminsi 7 bwa mbere ni Abababiloni, ni abantu babayeho kera cyane muri Mesopotamiya ahagana mu myaka 400 ishize. Ubu Mesopotamiya ni igihugu cya Iraq, ariko hariho uduce twayo turi muri Syria, Turkiya, Iran. Ikaba yariswe Mesopotamiya kubera yari hagati y'inzuzi ebyiri, Tigre na Euphrates. Aba Babiloni bifashishije kwitegereza ukwezi uko kuzura ndetse n'uko kugabanuka. Babonye buri kwezi kugira ibyiciro 4 kandi kimwe kikagira iminsi 7. Nuko bahitamo ko icyumweru kigira iminsi 7. Twibuka ko ibyo byiciro 4 buri kwezi kugira ibyumweru 4. Ni gake ushobora gusanga ukwezi kwagize ibyumweru 5. Ikindi bashingiraga ku mibumbe 7 ariyo izuba, ukwezi, Mars, Mercure, Jupiter, Venus na Saturn. Buri mubumbe wose bawuhuzaga n'umunsi umwe. Uko abandi babyakiriye, turavuga nk'Abayahudi, Abanyaroma. Abayahudi barabyemeye bahita babihuza no kurema ko Imana yaremye iminsi 6, uwa 7 ikaruhuka, nk'uko biboneka muri Bibiliya mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Ibi byagize uruhare rukomeye mu gukomeza icyumweru cyangwa isabato. Abanyaroma nabo barabyakiriye bakubikwiza mu bwami bwabo bwose, ko byageze ku isi hose. Kugira ngo bigere ku isi hose babinyujije mu idini, babinyuza mu bucuruzi ndetse no mu bukoroni. Uyu munsi nibwo buryo bukoreshwa ku isi hose ko icyumweru ari iminsi 7. Ariko kandi mu gihe cya Revolution y'Ubufaransa bagerageje nabo icyumweru cy'iminsi 10, ariko ntibyamaze igihe kirekire kuko mu minsi 7 yari yaramaze kwamamara isi yose. Twibuka ko kandi Revolution y'Ubufaransa yamaze imyaka 10, ariyo mpamvu bari bagize ngo bagire icyumweru cy'iminsi 10 bajye bahora babyibuka. Yatangiye kuva mu 1789 kugera mu 1799, kandi uyu mwaka nibwo Napoleon nawe yafashe ubutegetsi. Icyumweru cyabo rero cy'iminsi 10 kirangirirwa, bagendera nabo ku cyumweru cy'iminsi 7 nk'abandi bose ku isi. Abagiriki n'Abanyaroma nabo bagendeye kuri iyo migenzo y'iminsi 7 kuko nabo babihuje n'izuba ndetse n'imana zabo. Reba ukuntu bo babibaraga. Ari Abayahudi ndetse n'Abaroma n'Abagiriki bose tugiye kureba uburyo babaraga. Amazina 7 y'Abayahudi bo ntibagendeye ku zuba cyangwa inyenyeri n'indi mibumbe, ahubwo bagendeye mu mibare nk'uko Imana yayikoresheje mu irema, kandi ikaba ifite aho ihuriye n'iminsi. Uko tuyibara mu Kinyarwanda twese dushingira ku mibare, tukaba dufitanye aho duhuriye n'Abayahudi mu kubara iminsi. Iminsi y'Abayahudi ukuntu yitwa: umunsi wa mbere bawita ngo ni Yomu Rishoni, uwa 2 ni Yomu Shani, uwa 3 bawita Yomu Shilishi, uwa 4 ni Yomu Levi, umunsi wa 5 ni Yomu Hamishi, umunsi wa 6 ni Yomu Shihi, umunsi wa 7 bawita Shabati, ariyo Sabato. Bityo aya mazina y'iminsi ya Kiyahudi ahura n'iminsi y'Ikinyarwanda kuko twese tubara dushingiye ku mibare, kandi umunsi wa 7 twese ukaba
wo kuruhuka nk'uko twese tuwita isabato cyangwa icyumweru. Ariko Imana yaremye iminsi 6, uwa karindwi iraruhuka. Bitandukanye n'uburyo Abanyababiloni, Abagiriki n'Abaroma bo bahaye amazina iminsi bashingiye ku mibumbe y'ibigirwamana by'Abaroma n'Abanyanusi, aho buri munsi wahujwe n'ikirere cy'Imana runaka. Inkomoko y'amazina y'iminsi 7 dukoresha mu ndimi z'amahanga icyo yashingiyeho. Icyo tubona mu Kinyarwanda, amazina akurikirana twebwe imibare kuva kuri 1 kugera kuri 6. Hanyuma hakabaho icyumweru nk'umunsi wihariye. Mu Cyongereza n'izindi ndimi zaturutse nko ku Kilatini, amazina y'iminsi ahujwe n'inyenyeri cyangwa ibigirwamana by'Abanyababiloni, Abaroma n'Abanyanusi. Icyumweru mu Kinyarwanda bikomoka ku ijambo icyumwe, bivuga guhuza cyangwa kuba ikintu kimwe. Bikaba byarahinduwe gusobanura igihe cy'iminsi 7 yose. Abanyababiloni n'Abayahudi nibo batangiye gukoresha icyumweru cy'iminsi 7. Abaroma bahuje iminsi n'inyenyeri zigaragara mu kirere. Abanyanusi n'Aba-Anglo-Saxon bahinduye amazina y'iminsi mu ndimi zabo bigera ku mazina dukoresha uyu munsi mu Cyongereza ndetse no mu Gifaransa. Turebere hamwe uko bagiye bayahindura. Mu Kiromani, ku cyumweru niwo munsi bise Sandi, bivuga ngo ni Dies Solis, umunsi w'izuba. Inkomoko ikaba izuba. Noneho ku wa mbere Mande ni Dies Lune, ni umunsi w'ukwezi. Inkomoko ni ukwezi. Ku wa kabiri Tuesday ni Dies Martis, ni umunsi wa Marisi. Marisi ni imana y'intambara. Noneho ku wa gatatu Wednesday ni Dies Mercure, umunsi wa Mercure. Mercure ni intumwa y'Imana. Ku wa kane Tuesday ni Dies Lovis, ni umunsi wa Jupiter. Jupiter yari imana y'inkuba. Ku wa gatanu ariwo Friday ni Dies Veneris, umunsi wa Venus. Venus yari imana y'urukundo. Ku wa gatandatu Saturday ni Dies Saturn, umunsi wa Saturn. Saturn yari imana y'ubuhinzi n'igihe. Iyo tuvuga izo mana ni imana z'ibigirwamana, ntabwo ari imana ririmo. Nako byagenze mu kubara iminsi muri France, nabo bashingiye ku mibumbe no ku bigirwamana byo mu Baroma. Ibisobanuro ni ukuvuga ngo lundi yari luna, ni ukwezi, ni umunsi w'ukwezi. Marsi ni imana y'intambara. Mercredi ariyo Mercure yari imana y'ubutumwa n'ubwenge. Jeudi ariyo Jupiter yari imana ikomeye mu Baroma. Vendredi Venus, imana y'urukundo n'ubwiza. Samedi Shabbatan, ni ijambo ry'umunsi w'ikiruhuko. Dimanche Die Dominicus, ni umunsi w'Imana. Muri make lundi a vendredi bishingiye ku mibumbe n'ibigirwamana by'Abaroma. Nyuma samedi dimanche bishingiye ku idini y'Abayahudi n'Abaroma. Itandukaniro ry'ayo mazina y'Igifaransa n'Icyongereza ni uko muri France bishingiye cyane ku mibumbe n'imana z'Abaroma, naho mu Cyongereza bishingiye kuri German people. German people yari igizwe n'Abadage, Abongereza, Netherland, Abaframa aribo Babirigi uyu munsi, Australia, Abasuwisi,
Abadanish, Abaswede, Abanyanorvege, Abanya-Iceland, Anglo-Saxon nibo basimbuje amazina y'Imana zabo ku z'Abaroma. Inyigisho dusangamo ni uko abantu bahinduka ariko ibitekerezo byabo bigasigara, kandi amateka aduha ubwenge bwo kumva inkomoko y'aho ibintu byaturutse, bigatuma tumenya isi, abantu n'aho ibintu byagiye bituruka dukoresha uyu munsi.